abantu tumenye utuntu n'utundi. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngaruka 10 ziboneka iteka ryose iyo waryamanye n'abantu barenze 3. Aha ni exception, ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo waryamanye n'abantu 100, abantu barenze 3 ushobora kuzibona nonaha cyangwa se ukazazibona mu myaka 10 iri imbere. Ingaruka ya mbere itari common ku bantu bose ni ukwicuruza ku muntu wakoze imibonano mpuzabitsina ku inshuro zirenze 3. Uyu muntu kwicuruza biroroha cyane. Iyo abonye umuntu umushuka akamujyana mu ngeso nono byanyabyo zo kwicuruza, abikora ashishikaye kuko nuvuga ngo ubwonko buba bwarapanutse, uyu muntu nta kintu aba akiramira. Ubundi waryamana n'umuntu umwe, waryamana n'abantu 2, waryamana n'abantu 3, ariko iyo barengeje ugira ikibazo. Impamvu ubushakashatsi bwagaragaje abantu 3 nuko umuntu umwe mushaka kuryamana inshuro ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane, iya gatanu, iya gatatu ari umuntu umwe, mwatandukana bigasa naho ari umugore ukoze n'umugabo divorce. Yego, icyo gihe icyo twavuga ngaha ni ukuvuga ngo icyo gihe ntabwo bikuafecta cyane cyangwa se ntabwo bikugira ingaruka cyane. Ariko iyo uryamanye n'umuntu umwe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uhura n'iki kibazo. Ugera igihe ukabona ko ntacyo kiramira, ukumva ko umuntu noneho wagupesa cyangwa se waguha amafaranga wahita ubikora nta kibazo. Iyo ni ingaruka ya mbere. Ingaruka ya kabiri, ingaruka ya kabiri iyi ngaruka irakomeye, ni ukuba yahohoterwa cyangwa se kuba wahohoterwa cyangwa se ukaba wacuruzwa wowe utabigizemo uruhare. Impamvu niye hari igihe utanabyumva. Impamvu niye umuntu wakoze iki kintu, reka tukite icyaha nubwo atari icyaha mu yandi magambo, kuko Imana yemeye ngo abantu bazajya babikora bororoke abandi bishime, ariko reka tukibare nk'icyaha. Umuntu wakoze iki cyaha ku bantu 3 inshuro zirenze 3, ikibazo kimubaho kujya umuntu amushuka ati ngwino nkujyana ahantu uzajya ubikora bakwishyure, nta mahitamo aba afite, arabyemera. Niyo umuntu amufashe ku ngufu yumva ko nta kibazo, akumva ko ntacyo bitwaye. Urumva abantu bakazajya bamufatirana, bamufata ku ngufu. Of course, yes, birumvikana. Icya gatatu, kudahama mu rukundo cyangwa se kutagira urukundo ruhamye hamwe n'umuntu wenda bakundana, cyangwa se n'umuntu bari gutangira guteretana cyangwa se bari gutangira gukundana. Bene uyu muntu ntabwo agira urukundo ruhamye, agatima gahora kagira ute, karehareha. Iyo umuntu amwatse urukundo ntabwo relationship yabo iramba. N'uwo muntu wese niba dukurikije ingaruka tumaze kuvuga haruguru zamubayeho, urumva umuntu bakundana bakomezanya ntabwo byakunda. So iyi ngaruka rero yo kutagira umubano urambye cyangwa se kutagira urukundo ruhamye hamwe n'umukunzi we ni indi ngaruka bene uyu muntu ahura nawe. Nta muntu ajya akundana nawe ngo barambane, igihe kiragera bakabiva, uwakundanye nawe akabiva. Mushobora urahuye n'ikibazo uri umuhungu, ariko abahungu bikunda kubafegita kenshi na kenshi iyo bamaze kugeza nko ku bantu nka 15. Abakobwa 15 nta muntu bakundana ngo birambe, ariko umukobwa 3 baba bahagije. Iyo waryamanye n'abasore 3 entre biba bihagije, n'uwo biba bihagije. Icya kane, kwiyongera kw'imyitwarire y'ubusambanyi cyangwa se gukuza ingeso y'ubusambanyi cyangwa se icyo twita addiction. Rero iyo ugeze ku nshuro ya 3 ukayirenza, igikurikiraho ingaruka uhura nayo uba addicted. Niba uzi ko ugejeje ku nshuro 3 usambana cyangwa se umaze gusambana inshuro 3, garukira aho ngaho. Niba nta byiza usubira inyuma uzajya ubikora n'abo bantu 3 wahuye nabo. Ibi biraruta
kuko iyo abaye abantu batatu bibarirwa nk'aho ufite abagabo batatu cyangwa se abagore batatu, ariko iyo barengeje ni ukuvuga ngo ni roho cyangwa se ni imibiri uba wagiye wihuza nayo irenze itatu. Iyo ugarukiye kuri itatu ukaguma muri abo ngabo, ugasubira kuba wahuye nawe bwa mbere, wakumva urungabikino ugasubira kuba wahuye nawe bwa kabiri, wakumva urabikino ugasubira kuba wahuye nawe bwa gatatu, ntuwongera ubundi wa kane. Iyo umwongeyeho uhura n'iki kibazo cyitwa addiction cyangwa se ukaba addicted. Ni ukuvuga ngo umuntu nawe abyita ngo noneho akagozi karacika ukaba nta garuriro. Indi ngaruka ya kane iyo ubikoze n'abantu barenze batatu, urumva abo bantu iyo ugiye uhura nabo baba bafite imico itandukanye, batandukanye mu mikorere, mu bitekerezo, mu bijyanye n'amahirwe. Hari abagutera imyaku, hari abagutera ibindi bintu utamenya ibyo ari byo. So indi ngaruka ya gatanu rero, kwangiriza izina ryawe. Ibintu iyo usambanye n'abantu barenze batatu, izina ryawe rirangirika already, urwamaze kuryangiriza. Ni nk'ihame birikora. Batangiye kubona bakagusuzugura, kubona bakaguca amazi, nyine bakabona nyine uri nk'ikintu kiri aho ngaho. Niba kugeze kuri batatu wibarenza, abantu mwabigize umuco ngo wisheya wati dusharinga iki? Hari ibisharingwa n'ibidasharingwa. Waneza inkweto nkazambara ariko ntiwaneza umukobwa ngo muryamane oya aho ngaho imyaku yawe, kuko iyo abantu baryamanye baba babaye umwe. Ubwo rero iyo bivuze ngo nuhura na ntuza nawe agahura na ntuza, muzamubaye umwe, nawe naza mugahura muzamukoze ikintu cy'abantu batatu se barenze bane gutyo. Ibyo bintu rero ni bibi. Izina ryawe rirangirika, wangiriza izina ryawe. Uzareba abantu b'ibirayi ku musozi, abantu b'ibirayi ku musozi izina ryabo riba ryarangiritse, aratambuka atedere cya kindi, aratambuka atedere rwa rundi. Ariko wa muntu batazi niyo yaba yaribonaniye n'abantu batarenze batatu, aratambuka ati kabona nta muntu umuzi. Icya gatandatu, ucana umubano hagati yawe n'Imana, cyangwa se n'uwo mutacana umubano habaho ihungabana ry'umubano wawe n'Imana. Niba waba utayemera ntabwo wiremye, niba waba utaremye warabyawe, uwakubyaye aba yarabyawe, uwamubyaye nawe akaba yaragize ute yarabyawe, n'uwamubyaye nawe akaba yarabyaye. Rero ahantu byahereye uwo muntu wa mbere byanga byakura ni ku Mana. Bivuga ngo niba hagati y'umuntu n'Imana harimo relation, iyo ubikoze kenshi ukarenza inshuro 3, umubano hagati yawe n'Imana uhita ucika. Kuko n'ubundi impamvu ari inshuro 3 ni ukuvuga ngo ushobora gukora divorce bwa mbere ukaryamana n'undi mugore. Ubwo ndavuga ko umuntu ukiri imanzi cyangwa se ukiri isugi, kugira ngo ukora divorce ya kabiri ukabana n'undi. Iyo urengeje wa gatatu ibintu bitabigorana, nta rugo buzashobora. Bivuze ngo indi ngingo ya gatandatu ni ugucana umubano hagati yawe n'Imana. Icya karindwi, kugira isoni no kwiyanga. Umuntu wiyandaritse cyane uba usanga agenda n'ipfunwe, afite isoni, mbese ukahora n'ikimwaro, ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga arimo ariyanga, afite ipfunwe, ibintu nk'ibyo. So rero iyo wabikoze inshuro zirenze 3 none ukarenga ukajya ku nshuro 100, uba usanga nk'igihe uhagaze mu bantu bazima batiyandaritse kumva ufite isoni, cyangwa se wahura n'aho umuntu mwagize na ntuza ukumva ufite isoni. Rimwe akenshi bikunda gufata cyane iyo ugeze mu myaka nka 45, 50, utangira kwiyanga cyangwa se ukumva ugeze mu zabukuru, kumva se nagiye mu gihe mutoya, kumva bitangiye kuzanira stress, kumva nyine uriyanze. Cyane cyane ku bagabo ntabwo bafegita cyane nko ku bagore. Abagore bo bafegita cyane bikabije. Cya munani, ihungabana ryo mu mutwe. Usanga abantu babikora bameze nk'abasazi. Niyo mpamvu bavuga ngo indaya ntabwo zikina ngo zakubaga. Niyo mpamvu ntabwo umuntu aba afite icyo kintu uracyumva. Naho ngo ni ihungabana ry'umutwe aba yagize. Iyo ni ingaruka ya kangahe? Ya 8. Aba afite ihungabana mu mutwe,
aba yarahungabanye. Itegure rero niba umaze kugeza 3, niba uzi ko wabarengeje bikaba bitarakubaho, uzicare witekerezeho wigenzure. Hari aho uzasanga nta bumuntu ugira, wasanga ufite ubumuntu ugasanga izi ngaruka ndavuze haruguru hari izo wahuye nazo. Aha twagiye ku cya 9. Ku gitsina gore habaho gutwita utabiteguye, ubikora rimwe ntutwite, 2 ntutwite, 3 ntutwite, ku nshuro ya 4 na 5 6 birangira utwise. Yego, birangira utwise, utwita utabyiteguye. Aho ndi ku gitsina gore, urumva ku bagabo bamwe aho ngaho bahise batandukana. Iyi ni ingaruka ya 9. Ingaruka ya 10 rero nayo ya nyuma ni indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Harimo HIV, hakabamo za sifilisi, imitezi, karamendiya n'izindi. Iyo ubikoze kenshi izi ndwara ugomba kuzitegura. Ndabakunda cyane, mukore subscribe.